Igitabo cya Hagayi ni kimwe mu bitabo bigize ubuhanuzi muri Bibiliya n'Isezerano rya Kera. Uyu muhanuzi yibanze ku buhanuzi butuma abantu bongera kwisubiraho, bakibuka inshingano bafite imbere y'Imana, maze bakagira n'umutima wuzuye wo kwizera, kwicisha bugufi ndetse no gukorera Imana byuzuye. Umuhanuzi Hagayi avuga yuko hari igihe Abayuda bari bavuye mu bunyage bwa Babuloni, baraje basubira mu gihugu cyabo nyuma y'uko Imana ibatabaye ikabavana mu buretwa bw'abanyamahanga, maze umwami wabo hamwe n'abandi bategetsi bari bafatanyije mu gihugu batangiye gusanasana igihugu, ari nabwo batangiye imirimo yo kubaka urusengero rwa Yerusalemu. Gusa rero mu gihe cyo kubaka uru rusengero, abantu benshi bari baratangiye kwihugiraho kumva yuko bagira uruhare mu kubaka imirimo rusange. Ntabwo byabarebaga, buri wese yari yihugiyeho areba inyungu ze bwite, agasigane muri bo kari karabaye kose, kandi n'imitima yabo yari yarahindutse cyane kubera iyo mico yabo mibi n'ukuntu igihugu cyari cyarangiritse. Abantu benshi bari babayeho mu bukene bukabije, nta bukungu bwari buri mu gihugu, no kubona amafunguro byari ingorabahizi. Haryaga umugabo undi agasiba, yewe n'ibyishimo byabo byari bike, nta kintu cyari kinejeje muri bo. Bo bibonaga nk'aho Imana yabataye itakibumva. Hagayi rero yaje guhamagarira abantu, cyane cyane abayobozi ndetse n'abaturage muri rusange, ati kuki mutubaka urusengero rw'Imana? Ati kuki mwita ku butunzi bwanyu gusa hanyuma mukibagirwa iby'Imana ishaka? Muri kubaka amazu yanyu meza, ariko urusengero rw'Imana rwarasenywe rurahindanywa. Umuhanuzi rero Hagayi yabibukije yuko ubutabera, ubuzima n'ubugingo bwiza bw'Abayuda bufitanye isano cyane no gushyira imbere umurimo w'Imana. Igihe cyose Abayuda batazaba bicishije bugufi ngo bagaragaze ukwizera kwabo mu bikorwa, ntabwo bazigira babaho neza. Umuhanuzi Hagayi rero ni naho yabahanuriye, abereka yuko impamvu batabona ibyiza bibakwiye mu buzima ari ukubera yuko barenga ku nshingano nyamukuru Imana yabahaye, ari nayo mpamvu byose bakora byarangira nabi. Ati muri gushyira imbere inyungu zanyu bwite, ibi byose bituma igihugu kidatera imbere muri rusange. Ibi rero bizatuma mukomeza kubaho nabi, kandi n'ibyishimo byanyu nabyo bizagabanuka. Ibi byumvikanisha yuko n'abakristo b'uyu munsi uko bitwara ku Mana, uko bubaha amategeko yayo, bigira n'isano n'ubuzima babamo, bigira n'isano n'ubukungu bagira, bigira n'isano n'ibyishimo bashobora kugira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuhanuzi Hagayi akomeza avuga yuko igihe cyose bazitwara neza bakubaha Imana, Imana nayo izabaha umugisha. Nibongera bagahugukira umurimo w'Imana, bakubaka urusengero rwayo, nta kabuza bazaronka imigisha myinshi. Ati nimwubaka urugo rwanjye, nzabaronyesha ubutunzi bwinshi, muzagira amahoro, muzagira icyizere mu buzima, kandi nzabaha ibyishimo bisendereye, ndetse n'ibyiza byanyu bizakomeza kwiyongera. Umuhanuzi Hagayi kandi akomeza avuga yuko abantu bakwiye kubaka ukwizera gukomeye, bakicisha bugufi imbere y'Imana. Hagayi ahangaha ni naho yahamagariye abami n'abayobozi kuyobora bagafatanya n'abaturage babo kubaka urusengero rw'Imana. Yabwiraga rubanda rwose ko rugomba guhaguruka rukongera rugasubukura umurimo wo kubaka urusengero rw'Imana. Akabibutsa yuko igihe cyose Abayisiraheli babanye n'Imana ntacyo bigeze babura, ko n'igihe cyose Imana izaba ihari ntacyo bagomba gutinya. Ibyo bakora byose bikorewe mu izina ry'Imana bizana umugisha, naho ibyo birukira byose batabikoze ku izina ry'Imana bibazanira umuvumo. Hagayi kandi yabibukije yuko Imana ari yo ihindura amateka, igahindura amateka yarazwi ku gihugu. Bivuze yuko igihe cyose urusengero rw'Imana ruzaba rushimangiwe, abantu bose bazaruboneramo amahoro ndetse n'ubugingo, kandi Imana izashima igihugu cyabo kuko izaba ituye rwagati muri bo. Umuhanuzi Hagayi kandi yasabye rubanda rwose kuba abashishozi,
ati noneho rero guhera uyu munsi nimushishoze neza ndetse no mu bihe bizaza mbere y'uko batangira kurunda amabuye yo kubaka ingoro y'Imana mwari mumerewe mute? Umuntu yajyaga ku mbuga yizeye ko akura ibitebo 20 by'ingano akasanga 10 gusa, n'uwataze mu rwengero rwe yizeye kuzarureba ibindi 50 agasaruramo 20 gusa. Narabahannye nangiza ibyo mwakoresheje amaboko yanyu byose, biteza nkongwa, biteza akagungu n'urubura, ariko mwanga kungarukira. Uwo n'Uhoraho bivuze. None rero nimushishoze neza guhera uyu munsi ndetse no mu bihe bizaza, mbese kuva ku uyu munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 ari nawo munsi batangiye kubaka ingoro y'Uhoraho, maze mushishoze neza uko bizabagendekera. Kuva ubu ngubu ingano ntizizongera gushira mu bigega, kandi n'umuzabibu, umutino, umukomamanga n'umuzeti ntibizahwema kwera imbuto. Guhera uyu munsi rero ngiye kubaha umugisha. Uhoraho yongera kubwira Hagayi ku munsi wa 24 w'uko kwezi muri aya magambo ati, bwira Zorobabeli umutware wa Yuda uti, ngiye guhungabanya ijuru n'isi, ngiye kubirindura intebe z'abami kandi nsembe ububasha bw'ibihugu by'amahanga. Nzabirindura amagare y'intambara n'abayagendaho, amafarasi n'abayagendaho bazitura hasi, buri muntu yicwe n'inkota y'umuvandimwe we. Uwo munsi nyine uwo n'Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Nzakujyana wowe Zorobabeli mwene Shalatieli umugaragu wanjye, uwo n'Uhoraho bivuze. Nzakugira impeta ishushanyijeho kashe kuko ari wowe nitoranyirije, uwo n'Uhoraho umugaba w'ingabo bivuze. Iki gitabo cy'umuhanuzi Hagayi rero ni igitabo kitwigisha yuko hari itandukaniro rikomeye cyane hagati y'abantu bizera Imana n'abatizera Imana, hagati y'abantu bakorera Imana n'abatayikorera. Ni nayo mpamvu yabwiye umuhanuzi Hagayi iti, uzabwira abantu bashishoze barebe niba ibyo babonaga mbere y'uko batangira kuyikorera, mbere y'uko batangira kurunda amabuye azubaka urusengero, niba ari byinshi cyangwa se bitubutse kurenza nyuma batangiye kuyikorera, batangiye gukora umurimo w'Imana yabashinze. Ibi bitwumvisha yuko Imana ihemba buri gihe abantu bayikorera ikabaha umugisha. Uwo mugisha kandi uturuka ku Mana niwo mwese tubifuriza. Reka mbashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.